bitese ni sawa ese ko gitatse cyane ugahitamo kwimera fanta ibintu by'icyayi nabyo nose tuzotunje gutuma icyayi buri munsi naguhindura nizo ubuzima babyita breakfast se njye nishyizemo yuko abantu banywa icyayi buri munsi ari abasaza n'abakecuru mbwiza ukuri umuntu ungana nkanjye nawe uba muri ino nzu tuzotunje gutuma icyayi buri munsi nawe kiracoka nyinshi ese undi kutagiye ku ishuri examen zarangiye ejo uyu munsi abantu bagiyeyo nabashakaga ngo kugira ngo kurekrama akenge nta kintu na kimwe nafite cyo kurekrama rero numvaga nta mpamvu gusa ushaka kuzananira wivugisha ngo umuntu ngo na examen ngo nake oya biri seriye bro ejo twarangije examen abantu bagiye uyu munsi ni abantu bagiye basubira iby'amacards bashakaga kujya kurekrama umunsi umwe kujya gukora ese bishamba jya nibuka kuntu ubukwe bwacu bwagenze mwumva bwasubira inyuma wararyohewe se wararyohewe bazi ko mwumva bwasubira inyuma oya ibaze yuko njyewe nibaza ko nzaza kugukwa ako se ubundi kimwe bagiye kukubaza ko utambwiye abashuti bawe byagenze gute bakubwiye gute bambwiye ko umugore mfite n'izuba really mukuri okay kandi ukunda kubinkora hari igihe uzabinkora turi mu bantu nanjye mwishyura aho waraye gute se naraye neza ndakubwiye ngo biracyarimo biranzenguruka mu mutwe ndacyakuzenguruka you know apa baby ntabwo nzarambirwa kubwira ko nkukunda kandi usikeneye wifuza ndashaka ko even n'abana bacu urukundo bamwanze tuzaba tuzi gukundana ubu iki kintu uranyibutse uzi ko wanyemerera abana babiri bose bambaye batandatu kandi twari twabyemeje ko ari babiri rero mva mubwire njye ubushize wa munyeshuri akurusheje nutamurusha ubu ngubu ntabwo tuzumvikana urabipromisinze umura narizi pe nakoze uko nshoboye sigaye nza mbona bibereye muri snap mu mafilimi hari igihe wazazana amanota mabi tugashwana njye nawe sibyo ntabwo nzatsinda snap se yende utuntu ndi kwirukamo njye ndashaka kubera umusitari maze ndeba filime nyine ndi kwiga guki ngo se reba ukuntu uteka ibya saa sita umva se ahubwo waba ubizi yuko habura iminsi mike tukajya kwibuka mama ko nta kintu bivuga ibyo ntabwo nyambyibagirwa kuko njye bimba mu mutwe no mu mutima indani njye ntabwo meze nka papa watwibagiwe tukiri bato nta bwenge tugira ntabwo nkunda kugaruka kuri uriya musaza kuko ni umugome gusa nyine kure ibyo ngibyo bivuga twavuze babiri nanze ko waza ari gusobanura batandatu okay reka basi tukamere nzo tubyare babiri then tuzareba nyuma uko bimeze twamaje no kubyara turagira na kamwe se waba wihuse ntabwo nakwihuta pasike ushobora kuzagera gute unshabiranya ubundi ko ibibarira tubifite okay reka ngushimishe like as you want urabyemeye there you go nakubwiye ko nta kintu kimwe nzakwima igihe cyose nubwo ngifitiye ubushobozi nkuko nawe utajya unyuma ikintu cyose ngusabye turumvikana rero nanjye kuguhitamo naguhisemo n'imana yakongeretse understand kubera ko nta kintu na kimwe ujya inyuma ngo uri kubivuga wow ariko nanone hari igihe tutarakora mariage najyaga ndyama nkibaza gusa uko ntabwo bazagutwara ibyo ntabwo wajya kubyibazaho we tutarashakana cyangwa wumva ko mushobora kuzanwara no naguhisemo kubera ko naguhisemo
so ejo se n'abashyitsi dufite bose Lot of tudasura. change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Umuyobozi w'imisingi nari ngukumbuye cyane. nanjye nari ngukumbuye. Ko mbona wabaye keza cyane. Nuko yataherukanaga. Bari kuguhamagara. Biorere nyoza ku isonga. Barandaba mbitaba nyuma. Hanyuma iyo telefone wanze gufata shyiraho question mark. Babi ni ibintu byo ku kazi. Ni stress. Subiza kare wa mbere. Like seriously? Yes. Okay. Cyane ndi kukureba neza. Nanjye ndi uwawe. Ngo nanjye ndi uwawe. Wese kumva ntiwagize isoni. Kutamvugisha nari ngukumbuye. Wabaye keza none n'iminwa imeze neza. Ntayigabanya. Iyo turi kumwe ngira amagambo menshi. Bitewe n'ukuntu mba nimba bigiye bitandukanye muri njyewe. So njya wihangana. Kubera urukundo. Okay. And then What are that thing? ntacyo pe. Ndishimye. Turishimana. Nanjye no. Nkubaze ikibazo. Yego. Uransubiza. Yego nta kibazo. Utambeshye. Ni gake nkubeshye. Promise. Promise. None se Jeff. Are you sure ko unkunda bya nyabyo? Like by'ukuri Like yego ndagukunda. cyane Ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose. ku buryo wananyitangira bibaye ngombwa. Yego nakwitangira kandi nakurinda mu buryo bwose bushoboka. Are you sure? I'm very sure. You promise? Promise. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Good morning, babe. Amakuru. Nanjye meze neza. Hanyuma si uyu munsi uri busy cyane cyangwa waza mu rugo ko ngushaka? Okay, ntabyadanje ariko ndagushaka cyane byihutirwa bibaye byiza waza nonaha. Okay. Thank you. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Baby, ça va? Kuki wampamagaye uti what's going on? Are you okay? Urankunda?
This of course. Ndagukunda. Are you sure? I'm very sure. Ndagukunda. Are you sure you can never disappoint me? Baby, what's wrong with you? Come on. Are you sure Kugufu? Yes, of course. Ndagukunda. Very sure. I'm very sure. Ndagukunda cyane. You can never disappoint me. Ntabwo nzigera mbitekereza nta nubwo nabitekereza. Okay, basi se ni iki kibazo nagira then? Baby, nta kibazo na kimwe ndeka ko wagira mu gihe turi kumwe njye nawe cyatuma nkoreka. Uri uwanjye. I love you and I love you more. Uratwite? Twite inda yandi. Njye ntabwo nerinda. Stupid question. Mwita inda yandi? Wirirwa ubungabunga mu basore bose ugira ngo njye nerinda. Are you for real? Baby come on. Uribeshya cyane. Indubunga mu bandi basore. Wowe? Nta wundi tuvugana ni wowe. No, ubu ngubu kwakira ko mwite birakunaniye. Baby ntabwo nerinda. None nayikuye. Ntabwo mbizi. Nta nubwo nshaka kubimenya. Like seriously? I'm very serious, baby. None ubwo urumva ngomba kugenda imbere musaza wanjye kumubwira ngo neyinda nawe ntabwo uri kubyemera. Njye nta kintu bindebamo. Aho kucya wo mutagira n'impuhwe. Amagambo mu kanya yose uri kumbwira meza ahindutse ko datera inda. Yego kubera ko njye natera inda. Nta mpamvu yo kumenya yuko nyine utwite umwitiye. Come on. Njye ntabwo nerinda baby. Wirirwa ubungabira mu basore bose sinzi wagiye aha wavuye aha. Come on. Shut up. Subiramo neza. Njye ntabwo nerinda. Are you sure? I'm very sure ntabwo nerinda baby. Are you sure ko datera inda? Bivuge nakangaye. Bivuge inshuro zingahe. Subiramo. Njye ntabwo nerinda. Hanyuma amagambo meza ambiraga mu kaye ndo yavugaga. Ko mu gihe uri kuzana ibintu ngo naguteye inda. Come on. Ntabwo nerinda baby. So you expect me ngende imbere ya musaza wanjye tutaryamanye ari we ujya kwirengera amakosa yawe? Njye ntabwo bindeba. Ninde bireba? Ntabwo mbizi. Ninde bireba? Ntabwo mbizi. Ayishura ko bitakureba. Umva nkubwire. Abahungu nimugakabye. Nimugakabye. Come on. Gute ushaka kumfata njyewe kanshuko kubeshya amagambo ndi umwana wawe. Njye ntabwo nterinda. None ninde uyi. Nta n'uwiwacu atera inda. Kandi nimba ari nuko bitekereza. Ibyanjye nawe bite birangirira. Come on, stupid. Tujyanye. Muri bane mutarabeshya. Nari nje gusura Rwandan umushuti we.
Raju. Hari abantu bari mutumye Raju. I don't know what's on there anyway. Mura gushinga umaze bakira. It depends n'igihari ariko I'm fine with everything. With everything hari ji, hari Fanta, hari n'agasembuye. Ji. Ji. Okay. Babitandese nitwa ya Jamal hamwe ndi mukuru wa Raju. Wow. Mwe babita bande? Ndi nitwa Lani. Lani. Okay. Raju se muzanye gute? Just friends. Friends. Yeah. Okay. Aje hora. Sibaze ko atigeze ambwira ko afite umushyitsi ba? Sinzi ubwo ngubwo wenda ntabwo yabyibukaga neza. Do mbere ko nza ntanamuhamagaye. Wamuhamagaye? No. Ntabwo wamuhamagaye? Uramutunguye. Ni naramubwiye ko nzamusura ariko today mpageze mwibutse. Ntabwo mwibukije. Okay. Uko nabwiye nitwa Jamal nanjye turi mu cyano vuba. Tukoze ubukwe vuba n'umugore wanjye. Mbega umutipe mwiza arafatika kabisa. Very handsome, nice looking, attractive and smart. Wow. Ni n'umukire. Ubundi he deserved me. I mean, I deserve him. Kari mukuru wa Raju rero, Raju akaba yaranteye inda uwafatiraho. Kuba yarashatse ibyo nta kintu bivuze. Ahubwo Raju wakoze kuba udahari rwose, utagusanga bimbereye byiza. This is the deal. Lani? Sorry, wari kumbwira? Ntabwo mbyumvishe neza, I'm sorry. Wari kumbwira gute? Nandi kubaza niba musanzwe muzi aha kubera ko nkora amasafari. Okay, nsanzwe mazi ariko ntabwo cyane. Ari cyane. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
cyo kibazo. Nta kibazo mfite. Kubera ntabwo urwaye. Mvuga neza neza ariko niyo yogurt mwese nzi kuneza. Ukanywa yogurt ugaruka? Ubundi nabyutse numva nameze neza ariko niyo yogurt mba ariko itarakonje neza. Cyangwa se ndebera ntabwo iba expired. Ndebera. Ko sinzi ikibazo rero ariko nyine nuko nari nabyutse numva nameze neza nawe ndayinyweye nyine nyongerera numva sinzi ukuntu biri kugenda ariko nta kibazo mfite. Ntabwo uri kumbeshya? Come on, nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Kebira bibyuye. Uriho neza ariko? Meze neza nta kibazo wowe. Nanjye ni sawa ariko umutima wo gutaha. Ntabwo muzi ko ibisambo byakeye. Ni sawa sinzi impamvu ubwo ni umukobwa wanga. Utashye kare. Ya, hari ibintu cyo gukora ariko n'ugiye cyane. So, watetse iki? Nibwo rero ngiye guteka. Ngiye guteka. Nisona amasaha atandatu kandi uba wibereye mu matelefone utitaye kuri musaza wawe. Mvuga nameze neza nabyutse numva ndwaye kuko nyine ntabwo ari cyane. Ntabwo ari byandi byo kujya kwa muganga. Cyangwa ngo yamayeho. Ntabwo ari byandi byo kujya kwa muganga. Meze neza. Okay. Sawa, byiteho gusa. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say Wajya ubanza kubitegura. Maze nibitegura untize. Kandi iyo nkwiye nanone utaraza Tugambo ndimo ndareba hano. fungurira. Wayifunze rero ukunje yitangiye. Nifungura mutari bifungura. Uyifunga mutari uyifunga ikinyarwanda cyawe kandi ndabona zero. Nyifunga mutari bifungura. So wajya imigati myinshi ku muntu umwe muri iki. Jewe na bebe hari sinkunda n'umugati. Gusa iki? Naso uranyuma kiyoza zihandi. Uzikana bwa ukiri umwana we. Sa. Tu sais. Yeah. Shambyoko. Rani uratwite. Ngo iki? Asha nawe. Ndese utwite. Rani uratwite. Uskuri siri. Njyewe? You're kidding ariko ntago mene misi nimba narabaye iki mana yanjye. Apeti yarabuze mbaye igikoma. None umuntu nakubwiye ko nakora igikoma. Nimba uzi budafite amafaranga yo kugura amata ngo tumicaye rwose ngiye ibintu anzanirira umugati gusa. Ntago igikoma gikunda pe. Ndebe. Ariko igikoma cyanzo kuze. Ntago kindyohera. Kuko kera warariraga ushaka igikoma.
ndongera mubaze Rani uratwite ako se wabaye iki ngerega ntabwo musubwe ndabiciye ngera ni ntwita yo kidding abishoboka subwe ndabiciye he byaba ari amahire nsanzwe udatwite sibyo ntabwo nwite se natwita gute si byiza se kugende ushyiremo intare zawe ubwo iki utwiteze rimwe na rimwe nawe ujya unungura nzishyiremo se maze nawe rero urakabye gusa ibyo ngibyo byo kubishyiramo ntabwo byari ngombwa Ani ndakeka test yize sibyo akamaro kayo urakazi nyine ugenda intare mwaho uzane dupime kudatwite kuko ntabwo yawurute yaba yarakunaniye ngo n'igikoma kikunanira kuko ntabwo nibaza icyo wavuga icyo ari cyo nawe rero ikibazo cyawe ni icyo ngicyo gusa ntabwo ninjye mukobwa wa mbere urwaye Ani ntuze kundakaza urabizi neza ntabwo naba nararushye gusa ubu ngiye nzaza mba nshaka kwigira kuri taye nashaka kurya ibintu byinshi n'irwaye bimbwire ngo ndatwite taye arwaye ntushoboye igikoma ndacyakubwira ngo genda ujye kunyara mwaho uzane dupime kudatwite kuko niba udatwite yamaze iminsi nkukeka ukumva neza so igera vuba vuba nyine iki hari kutavuga hari umaze kwigira indyarya kora ibyo mubwiye ikibazo nawe rero uri kunkanga umunsi ubwo listen Rani uratwite yego yandemera iki uratwite Rani uratwite uzi ko usigaye uvuga nabi nka papa ubundi ubwo ngubwo nta n'ukuntu ubone nkanga se undi ubwo nakubwira gute nawe wigeze nka papa nta n'ubwo ugishaka kumva ubusa ubu ngubu nyine ko ari umugabo reka nkubwire ariko uretse kunyegera nkakubwira icara hariya mubwire icara hariya mubwire se nshaka kumbwira icara hariya mubwire uranyicaza uranduta se kuri kunkanga urumva nawe kubwira neza gute icara hariya mubwire nyine umuntu w'umukire yitwa Jamali iki umugabo witwa Jamali iwe umva se ugiye kumbabaza none se nimba mubwiye umugabo witwa Jamali waretse nkakubwira inkuru wowe niba umugabo ninde Jamali ninde umbwira waguteye reka nkubwire ariko none se kugiye kunkubita njye usigaye uri papa usigaye uranangangane nawe utumye ntwite usa ubungubu umugabo witwa Jamali umukire yayifashe noneho anirinda noneho nanabimubwiye
uzambwira ngo nagateye gusa niyo ari kubyutsa none nawe impamvu natinya kubikubwira rero ngo ndabikubwiye none uri kunkanga uri kunuka abantu bose ku isi baranyanga nawe usigaye umbwira nabi na papa nawe ngo uri kunuka urenda no kunkubita nose ntewe narifashe ntirya ndimbara ngo wowe nkurere kuri Yesu ngubu nyine si mpamvu natinya kubikubwira njyenyine yongegera n'indi bwira ni umugabo nyine yitwa Jamal ndashaka ugende ujye kunyereka iyo ngigira gutera inda haguruka ndetse nyine n'igikoma napfa ndagukubita umeze nka papa nta nubwo umfata amahoro naraye ndose ibintu byiza warayose cyane girls watch urumva ari iki sani barnard umusozi mu rada arakomanga bakoze abakozi babo okay kanje kumureba okay abantu bari bafite gahunda avuga kumanga cyane ahubwo bitese mumeze neza ya twashaka Jamal ngiye Jamal oh niwe Jamal none Jamal kuma nduri umuntu mukuru usobanutse ufite mu mutwe hazima wowe bashimishwa no kubona mushike bamutera inda bakamwigarika gute watiye umukobwa inda ukamwigarika sorry so what inde watera inde bana abantu b'abagabo namwe mufite mu mutwe hameze nk'aharimo amazi mubayeho mute ushimishwa no gutera inda kwishima kabaho abantu bahenze gusa gutera umwana ungana gutya inda amagambo yose wambwiraga nta n'amezi abiri arashira turi muri honeymoon come on none reba batangiye kuza ngo wateye amada nikora muzi ndamubwire byo mu biceceke nyina yumbwira impamvu wowe utera inda mushiki wanjye warangiza ukamwigarika none ufite umugore kamere aba ni bande vuga uyu ninde sumuzi ese ndamuteye inda ryari shabe nawe byobaza namuteye inda ryari bro akusi kuki abagabo ubundi mwabaye murya nawe kuko kuki abagabo mwabaye murya ati ibi ni ibiki kuko ibi ni ibiki tami utavuga agatsinda nuko umugabo w'imbwa nawe umukobwa wongera nawe turaze mutamenyana arakoze njye nawe turaze vuga se vuga areka kwigira gutyo vuga iyi ni inshuro kangahe muye nawe oh
isi nshura kamwe mwe nabo Mwaranahuye. Baranahuye. Ese mwaranahuye. Urabihakana uhereye. mpindutse raju. Urehera he? Uburya mpinduka raju. Je naguteye inda. Ako se vuga nawe vuga ureke kwigira gutyo. Naguteye inda tutaryamanye. Waraje ndakwakira iwanyu mufata neza nk'umushyitsi nzi kuri muri umushuti wa Murumuna wanjye. Naguteye. Reba umwana ugiye kwangiriza ubuzima. Raju inda nayiteye iryanye. None si wavuze ngo muhuye kangahe? Njya mu kazi nkava mu kazi nkazanga. Iryo rimwe mwahuriye hehe? Mwahuriye. Ayo masafari niyo yagiye guteramo umwana w'umukobwa. None si nguko karifasha umwana w'ingwaza kugerekaho inda yarakuze. Izo drama zanyu ntazo nyeneye. Yo man nigga. Aguka. Listen bro. Vuga wanjye mu karita. Talk my bro. Mubwire. Hey, that's all cool. Wait, what's happened? Hano byagenze gute? Hey, uyu mukobwa ni wahe wundi? Uyu mukobwa muraze cyangwa ntamuziranye? Ubushize ko yaje waje gushaka uyu mukobwa muraze cyangwa ntamuziranye? Jama, uyu ni wa mukobwa nakubwiye nateye inda bitarane. Wemeye wambwiye ko tuzafasha. Come free. Ikibazo kandi kinkomere cyane. Iki kibazo. Umukobwa twakundana. Namuteye inda. Okay. Numva nyine ari inama yawe nyine cyangwa ubufasha bwawe. Nka mukuru wanjye nubaha. Gutera inda reka tubifate ko atari ibintu bihambaye cyane. Gute ujya kuryamana n'umukobwa utiproteje kandi uzi indwara ziri hanze aha ngaha? Wowe ugakunda ubuzima bwawe. Mwaryamanye se mwagiye kwa muganga? Kuki ibyo bintu byose mutabitekereza? Umukobwa afite ababyeyi se? Urumva nk'ibintu gushize umutwaro gushize ku mwana w'abana. Abana nande? Abana na boy. Barifashije se? Aba mu buzima busanzwe. Andi uri hano uraryamye ubaye gushaka wanyuka ukajya kwirirwa kubunza wangiza abana b'abandi. First of all, ushaka umutaragenda kwipimisha. And then uryamanye nawe. Ejo n'urwara uwo ninjye uzandusha. Ninjye uzarusha. Gute wemera kujya gukora ibyo ukora nta protection ufite? Anyway. Umaze gukura? Niba ugeze kuri wowe utene umaze gukura? Niye ntamushaka kumugira urashaka ko tubigenza gute? Umaze gukura ariko imbere yawe ndacyari mutoya. Iye ntamushaka kumugira urashaka ko tubigenza gute? Niyo mpamvu nabigushyize mu biganza.
umukobwa ntabwo muzi. Ariko ibintu byose ujya ukora ujya umenya ko ingaruka zose ariwe zajya zigarukaho. Namutenda akumva ko sava n'akazi ugira ndagutunze na boxer yawe ari boxer barayikumesera abakozi urya kwirutira abana babandi amada wowe naso ubuze mufashe iki uzaba biri bugaruke njye biri bugaruke kubera ko ngukunda uri murumuna wanjye ibyo wakoze nta makosa 100%. ariko umwana w'umukobwa uko byagenda kose uko byemeze kose tugomba kumwitaho mu buryo bwose bushoboka guhereye umunsi ujya umenya yari iki yaryamye ate yabyutse ate niba atwaye umwana wawe niba afite umwana wawe mu nda nawe n'ubuzima bwawe afashe bikaba nanjye ubuzima bwanjye kandi kuri murumuna wanjye ariko ibyo bintu byo kwirubungabunza Jean-Frère afite ikibazo nateye gututera inda nta kazi ugira bashyingiriza nini gushyingira sinigukora n'ubukwe uzaba gute wowe nzajya nza kubagaburira hama abikubwira byagenze gute bamwakiriye ute warabyemeye ndashaka kumubona hamagera mutenda gute se niba nawe waramutenda tumutenda turi babiri oya ninjye wamutenda ni wa mukobwa w'umushiti wanjye twakundanaga kubw'izo mpamvu ndakura kubw'izo mpamvu ikintu nshaka cyambere nifuza niko mumvira mu rugo rwanjye etwa wose bebe abagore nimukajye mukunda kumva amabwire aba nibamvire mu rugo nari nemeye kuzagufasha wowe nari nemeye kuzagufasha mumvire mu rugo mwabase ureba ibibazo ubu neza wowe ubundi abakobwa nka bari mumenyana gute umukobwa uzagashyira inda kuri mukuru wawe bebe wimfata nawe wimfata gabanya inuza please ureka manzi mubwiye I'm sorry nayo mubwiye nabi kandi birabintu ntabwo mbikoze uriya mukobwa ndavuga nawe ni buri wese nyine banzure ko umujinya niho uganiriza umwana utuje uriya mukobwa ntabwo kimufashije ubundi suzi gute irenda kari yawe niba ashobora kwifata akaza akakira hinda ariko se wabuze iki kubyo ujya mu bakobwa bibirara nk'abari urumva nta kibazo ufite muri wowe y'amajoro yawe wowe wongeye kubonana nawe uranyumva neza tukavangage vageze ntakintu ushaka kumva kikubaho ndabizi ntabwo wigeze uherana ariko nyine nawe ari cyo kibazo cyari kibaye aha ngaha ubu hari ibindi birenze ngo byari gusubye ubwo wowe ubaye ngewe wakwitwara gute none se ntunatekereza ko nta mwanya ngira nawe ubwawe kubonera umwanya biba bikaze and then nkajya kubonera umwanya abandi bakobwa naza bariho
but I'm very mu sorry. ndangagaciro zanje n'uburyo mbaye urabona uyu mwana w'umukobwa agiye nshaka kujya kuryamana nawe Ariko none utekereza ko kuza kukurongora ari uko nari nabuze abandi bakobwa bose n'umujinya urabizi neza. umujinya warangiza ukanjampinga imbere y'abashyitsi. Sorry, please. None se washaka kuvugisha nkirukana Murumunawe utekereza ko nta kiba ariko njye natekereza se uko byo n'ukuri nta muntu utakoze n'ikibazo naba mfitanye nawe n'undi munsi ntuzongeye kumbwira nawe imbere y'abantu. Yego ndabyumva ariko se icyizere cyanyu kiri hehe? nakubwira ni umujinya wako kanya kubera ko nari mbonye ibintu mu buzima bwanjye nabaho namenyana nawe nta n'ubwa mbere. Niba ari ubwa mbere bigoye kuki wareactinze ngo bwire kariya kageni? Hey. Na hey what? Please forgive me. Nose tugiteretana ko nta rinzi kumaye uburyo. Kubera iki? Niba udashobora gufata umwanya ngo uti n'umugabo wanje reka ibyo barimo birangira then niba dufitanye n'ikibazo niba nuko wumva bitameze neza umfata unjyane mu cyumba wowe uramaguruka ugashira isoni imbere y'abashyitsi. ni so basi rika bihunganye ntabwo nzongera gukora ikosa nk'iri imbere y'abana imbere y'abashyitsi. No sense. I'm sorry kandi byizere ntabwo nzongera. Cyahoze urantunguye amahirwe ngize niko uriya muhungu ajanga ariko urantunguye ntabwo nzi ko muri wowe harimo ikintu kimeze kuri nasabye imbabazi ntabwo nzabyongera. ndashaka bakanye nyine wongere wumve like nuko imbere wafataga ngenda gukunda ntabwo naje ntabwo we naguhisemo kugira ngo tubane kugira ngo nze nkushakire abandi bagore ngenda gukunda sinzi impamvu ushobora kwifata ukanyakira ikintu nk'iki ngiki mva hano nkajya mu kazi nkajya isafari iyo mvuye isafari umuntu wa mbere nzanje kureba ni wowe kuko ndagukunda mba nkukumbuye ariko ikintu urakibagiye mu minota 2 cyangwa amasegonda. reka twibagirwe basi byose bibereye aha ngaha ngira mbonamo ishusho mbonagamo bwa mbere for ndagukunda kandi ndabizi neza ko nkunda so ntagire ikintu cyiza rero ngo kibe kitubya mu rukundo rwacu rukaba tumeze